Haleluya bene data inshuti za Naweza TV. Iki gitondo turabashuhuje mwese tubifurije amahoro y'Imana. Nge nitwa Pastor Simon guturuka ku itorero rya Calvary Temple i Remera. Tubahaye ikaze muri iki gitondo cyiza. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dutangire dusenga kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Mana yacu nziza, Imana idukunda, Imana itwitaho, Imana y'imbabazi, Imana y'urukundo, turagushimira umugisha wawe, turagushimira imbabazi zawe, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira ubuntu bwawe waduhaye bwo kukumenya. None turi hano muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe. Turagusaba kugira ngo duhe kumva, duhe kumenya, duhe gusobanukirwa kugira ngo twumve icyo uvugana natwe mu ijambo ryawe. Urakoze Mana, turabigushimiye mu izina ry'umwana wawe Yesu dusabye. Amen. Haleluya, haleluya. Inshuti zacu za Naweza TV. Uyu mwanya nagira ngo tujye mu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Luka. Uyu munsi nagira ngo mbaganirize ku isomo rivuga ngo gusenga kugeza ubonye igisubizo cy'icyo ushaka. Gusenga nturambirwe kugeza ubonye icyo ushaka. Gusenga ntucike intege kugeza ubonye icyo wasabye Imana. Tujye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka ibice 18 dusome duhereye ku murongo waho wa mbere. Haranditse ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, ngo adahora aza iminsi yose akandusha. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana yose iyo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Nshuti zanjye munteze amatwi mwese aho muri, aho muherereye, nagira ngo muri iki gitondo dusangire iri jambo nahaye umutwe uvuga ngo gusenga kugeza ubonye icyo ushaka. Imana yacu ni umubyeyi wacu. Ndabizi ko mwese mubizi, byari ukubibutsa ko Imana yacu ni umubyeyi wacu. Iradukunda, itwifuriza ibyiza. Ariko nagira ngo muri aya masaha mvugana namwe kuri iri jambo ry'Imana, ushobora kuba ucitse intege mu gusenga kwawe. Nicyo gitumye Imana ibizanyira ijambo nk'iri ngiri kugira ngo igusubizemo intege. Gusenga ni ubuzima, ni imibereho. Gusenga ni ikintu umuntu ahitamo mu buzima bwe nk'umukristo cyangwa nk'umwizera, agafata icyemezo cyo gusenga Imana. Akavuga ati, mfashe umwanya wo gushaka Imana no kuyisenga. Ariko hari igihe haza ibinaniza, ibisitaza, ibica intege, umuntu akaba yacika intege, akarekeraho gusenga cyangwa akarambirwa cyangwa agacika intege. Iki gitondo rero naje kugusubizamo imbaraga.
ushobora gufata umwanzuro cyangwa icyemezo ukavuga uti uyu mwanya ngiye kujya imbere y'Imana gusenga, nsenge kugeza mbonye icyo nshaka ku Mana. Kuko ubw'Imana ari umubyeyi, icyo dusaba cyose Imana izakiduha. Gishobora gutwara igihe, bishobora gutinda gato, ariko Imana yacu kuko ari umubyeyi, nidusenga duciye bugufi twizeye ko ariyo yonyine dukwiriye gusenga, izasubiza gusenga kwacu. Wowe unteze amatwi rero, nagira ngo nkubwire ko uramutse ufashe icyemezo ukajya imbere y'Imana ukajya gusenga, ntucike intege, uzabona icyo wasabye Imana. Umva uko ijambo ry'Imana rivuze. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Umwami Yesu abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka. Gusenga iteka ntabwo ari ugusenga rimwe na rimwe, ntabwo ari ugusenga kuko tumeze neza, nanone si ugusenga kuko hari ikibazo dufite, ahubwo ni ugusenga kw'iteka ryose. Arangije aravuga ngo kandi gusenga ku manywa na nijoro. Ntabwo ari ugusenga ku manywa gusa, nta nubwo ari ugusenga nijoro gusa, ahubwo ni ukubifata nk'aho ari ubuzima. Kuko gusenga birakiza, gusenga birafasha, gusenga bizana igisubizo giturutse ku Mana kiza ku muntu, gusenga byica kamere, gusenga bidushoboza gutsinda icyaha, gusenga byica gushidikanya, gusenga byica ubwoba. Nagira ngo mbahamagarire gusenga bene data mwese munteze amatwi, nagira ngo mufate icyemezo, muhitemo uyu muco wo gusenga nk'abakristo. Ntusenge gusa umeze neza, ntusenge gusa wabyutse neza, kwa kundi abantu bavuga ngo iyo yabyukiye ibumoso bigenda nabi. Gusenga ni umuco, ni ubuzima bwa gikristo abantu bakwiriye guhitamo, nk'uko umuntu akora ikintu kimwe ntarekere. Nk'urugero nko kurya, ntiturarambirwa kurya, ariko buri munsi turarya. No gusenga nk'ubuzima bw'abakristo niko dukwiriye kubikora, ntiturambirwe. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuze, riravuze ngo abacira umugani agamije kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Harababwira ati ubwo hariho umugabo utubaha Imana, hakaba umupfakazi akamutitiriza kugeza ubwo yamuhaye icyo amushakaho. Ubwo uwo utubaha Imana bamutitirije agatanga icyo bamusabye, naho se Imana umubyeyi, Imana igira urukundo, nituyititiriza tukayisaba tukayinginga tukaza imbere yayo duciye bugufi, yo ntizaduha icyo tuyisaba? Wowe unteze amatwi, ushobora kuba warucitse intege umaze iminsi usaba. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntiducike intege, ntiturambirwe, dusabe kugeza tubonye icyo dushaka ku Mana. Naje kugusubizamo intege kugira ngo ufate umwanzuro, ugume imbere y'Imana kugeza ubonye icyo ushaka. Haleluya! Ntucike intege, nturambirwe, ntubivemo. Abantu ntibaguca intege, Satani ntaguca intege. Imana yacu yumva gusenga kandi isubiza gusenga. Nagira ngo mwese abanteze amatwi mbahamagarire gusenga nk'umuco, mbahamagarire gusenga mubifate nk'ubuzima, kuko gusenga ni ubuzima. Buri muntu wese unyumva wizera Imana, ujye ukangukira gusenga Imana, kuko Imana yacu yumva gusenga kandi isubiza gusenga kw'abana bayo. Jya uzindukira imbere yayo, nubona akanya ku manywa ujye imbere yayo, uyitakambire, uyishake. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nkunda abankunda, ariko abanshakana umwete nibo bazambona. Mujye mugira umwete mu gusenga,
nk'uko mugira umwete mu bindi bintu byose, muba ariko mugira umwete mu gusenga, kuko abizera Imana bakwiriye kwizera ko iriho kandi yumva gusenga kandi igororera abayishaka. Nagira ngo buri muntu wese muri uyu mwanya wumva aya magambo usubiremo intege, usubiremo ibyiringiro, ujye imbere y'Imana usenga ubudasiba, ntucike intege, nturambirwe, ntubivemo, ntiwemerere umwanzi ngo aguce intege, ntiwemerere umwanzi ngo akubwire ko Imana itakumva. Imana irakumva cyane ndetse iragukunda cyane, kuko yaragukunze kugera ubwo itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo agupfire. Nagira ngo rero nujya imbere yayo, ujye imbere yayo nk'umwana, umenye ko Imana igukunda, umenye ko Imana igutega amatwi, umenye ko Imana yanagusubiza. Ntugacike intege. Kubona umwanya wo kubwira abantu ibibazo byawe, kuki utagira umwanya wo kubwira Imana ibibazo byawe, ingorane zawe, intege nke zawe, ibyifuzo byawe? Jya ubijyana imbere y'Imana mu kwizera, wizeye ko ikumva, wizeye ko ihari. Haleluya! Umva uko ijambo ry'Imana rivuze. Umurongo wa 3 aravuze ngo, muri uwo mudugudu hariho umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Ngo amara iminsi atemera, ariko ahageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera ngo adahora azi imbere yanjye iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu harabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Umurongo wa 7, ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera ndetse vuba. Mwene data unteze amatwi, nagira ngo mbasabe muri aya masaha, uyu mwanya, wowe unteze amatwi wumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rizira igihe, wenda ryaba riziye wowe, kugira ngo uryumve, wisubireho, ufate umwanzuro, ufate icyemezo, uhitemo gusenga utarambirwa, gusenga udacika intege, gusenga utabivamo, gusenga nturekere kugeza ubonye icyo ushaka ku Mana. Kuko Imana ni umubyeyi wawe, Imana iragukunda. Wowe unteze amatwi, ushobora kuba wari wacitse intege, wari wabivuyemo, wari warambiwe, warimo wishakira inzira. Nagira ngo nguhamagarire gusoma uyu murongo, gusoma iki cyanditswe kiri mu gitabo cya Luka ibice 18, uhere ku murongo wa 1, urebe iri somo ritwigisha gusenga ntiturambirwe, ntiducike intege. Ntiducike intege kubera ibibazo, ntiducike intege kubera intambara tunyuramo, ntiducike intege kubera ibidukikije, ntiducike intege kubera amagambo y'abantu. Hari igihe abantu baguca intege, hari n'igihe ibibazo biguca intege, hari igihe bikurusha uburemere. Ariko naje kukubwira, wumva iri jambo, ufata icyemezo, ujye imbere y'Imana, kuko ari umubyeyi wawe. Rega ukomoka kuri yo. Imana iragukunda, ni Imana yawe nawe. Hari igihe abantu bumva Imana ari Imana ituye kure, iba ahantu kure cyane. Hoya, ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yacu ibiri hafi yacu cyane, ngo iratwegereye kurusha imyambaro twambaye. Imana yawe muri kumwe aho ngaho, aho uri, aho ugenda, aho ukorera, aho utuye, irahari, muba muri kumwe. Imana ntabwo iba mu ijuru nk'uko abantu babivuga. Imana ibera hose icyarimwe. Imana yacu ibera hose icyarimwe. No kubw'ibyo rero, naho ngaho irahari, muri kumwe. Wowe unteze amatwi, nagira ngo ubimenye ko Imana yawe igukunda, ikwitaho, ikwifuriza ibyiza. Umva uko ivuga,
iravuga iti rega nzi ibyo nzabagirira ni byiza si bibi. Ndagira ngo bimenye ko Imana igukunda, ujye ujya imbere yayo rero ubizi ko uri umwana wayo. Niba wumva hari ikigutandukanya nayo, wiyunge nayo, uyisabe imbabazi, wihane ibyaha byawe, wihane intege nke zawe, ariko ujya imbere yayo uzi ko uri umwana wayo. Yagucunguje amaraso y'umwana wayo y'igiciro cyinshi kubera urukundo rwayo rwinshi gukunda. Iragukunda bihebuje. Nujya imbere yayo gusenga rero, jya ujya imbere yayo uzi kuri bukumve, jya ujya imbere yayo uzi kuri bugusubize. Musenge ubudasiba, niko ijambo ryayo rivuga. Bene data, ndagusengera wowe unteze amatwi kugira ngo ntucike intege mu gusenga kwawe. Wowe warucitse intege, ndagusengera ngo Imana yongere guhembure, hembura umutima wawe. Wowe warucitse intege, wowe wari wihebye, wowe warunaniwe, wari uri muca izindi nzira, ndaguhamagarira kuguma imbere y'Imana. Wisenga ubudasiba ku manywa na nijoro, irasubiza gusenga kwawe. Ndabizi kuri busubiza amasengesho yawe kuko ni Imana yawe, nawe ukaba umwana wayo. Niyo yakwiremeye, igukunda kurusha undi muntu uwo ari we wese. Kuki ujya kure yayo? Kuki utinya kuyisenga? Kuki uyisenga ukarambirwa ugacika intege? Somo ryanjye ry'uyu munsi ryari ukuguhamagarira gusenga, ntucike intege kugeza usubijwe. Ugasenga, ntubivemo, nturambirwe, nturekere kugeza ubonye icyo ushaka ku Mana, kuko Imana byose irabifite. Ibibazo byawe byose irabifite, ifitiye igisubizo cya buri kibazo cyawe. Wowe ubona ari binini, wowe ubona bikomeye, wowe ubona bifite imbaraga, ariko mu bubasha bw'Imana byose ibifitiye igisubizo. Wowe unteze amatwi rero, ntucike intege, nturambirwe, ntubivemo, wirekera, guma mu masezerano. Senga ubudasiba, senga ku manywa, senga mu gitondo, senga nijoro. Imana izasubiza gusenga kwawe. Kandi nagira ngo mbabwire, ijambo ry'Imana ntirijya rizira ubusa. Wasanga ari wowe Imana yantumyeho, wasanga iri jambo ari iryawe, wasanga icyatumye Imana inzana ni ukugira ngo wowe ngusubizemo intege, wowe warucitse intege, usubiremo iki cyanditswe kenshi. Gishobora kuba ari icyawe, gishobora kuba ari wowe Imana yantumye ngo nkikuzanire, nkwigishe gusenga ntucike intege, nkwigishe gusenga ubudasiba, nkwigishe gusenga kugeza ubonye icyo ushaka, kuko Imana iragifite. Imana ifite byose ukeneye, Imana ifite byose wifuza. Wicika intege rero, wirambirwa rero, wibivamo. Nawe warucitse intege, wowe warunaniwe, wowe wari wihebye, wowe wari urimo ushaka izindi nzira, guma ku Mana yawe. Imana niyo yonyine igukunda, niyo yonyine igufitiye imbabazi, niyo yonyine itakumvira ubusa, niyo yonyine wasenga igasubiza gusenga kwawe. Imana yacu si umuntu, hoya. Imana ni papa wacu, ni umubyeyi wacu. Imana iradukunda, itwifuriza ibyiza. Iyo tuguwe neza imererwa neza, iyo turi mu mashimwe birayishimisha, iyo turi mu migisha birayishimisha, iyo turi mu mahirwe birayishimisha. Nicyo gituma iba yumva yasubiza gusenga kwacu. Bene data rero munteze amatwi, nagira ngo wumve iri jambo ko ari iryawe, kandi ufate umwanzuro wo gusenga ubudasiba. Ntimucike intege ku manywa na nijoro, niko ijambo ry'Imana rivuze. Irabajije ngo mbese ye, niba uwo muntu mubi yarashubije agaha icyo umutitirije yamushakagaho, mbese mwebwe nimutitiriza Imana yanyu ntizarushaho kubaha ibyo mwayisabye? Haleluya. Mwene data, nagira ngo umenye ko Imana izaguha ibyo wayisabye. Bishobora kutinda kubera imibare yacu nk'abantu, hari igihe ubara iminsi umaze usaba, ariko nagira ngo ugume imbere yayo kugeza ubonye icyo ushaka ku Mana. Rega icyo ushaka Imana iragifite, ifite byose dukeneye,
ifite byose twifuza, ifite byose dukeneye, ifite byose dushonjeye, ifite byose tubabaye. Bya bindi byose wowe waba waraye udasinziriye, nagira ngo upfukame imbere y'igitanda cyawe usenga Imana yawe, irumva gusenga kwawe. Wowe waraye urira, nagira ngo ujye imbere y'Imana, urekeraho kurira, ahubwo utunguke imbere yayo, ujyane ibyo byifuzo byawe imbere yayo, ujyane ayo marira yawe imbere yayo, ujyane izo ntimba zawe imbere yayo, wibwire uti Imana, numvise ijambo ryawe muri aya masaha, menye ko unkunda, menye ko ndi umwana wawe, menye ko usubiza gusenga. Ndaje imbere yawe, naraye ndira kubera ikibazo cyanjye, naraye ndira kubera umutima wanjye ubabaye, naraye ndira kubera umutima wanjye ukomeretse. Ujye imbere yayo, uyibwire, uyishake, uyishyire ibyo byifuzo byawe, uyishyire ibyo bibazo byawe, uyishyire izo ngorane zawe. Urekere kubibwira abantu babibwira abandi, ahubwo ujye imbere y'Imana yawe, uyibwire uti barambwiye mu ijambo ryawe ko ndi umwana wawe, kandi ninsenga uri busubize gusenga kwanjye. Nagira ngo rero ujye imbere y'Imana, wowe waraye urira, wowe ubabaye, wowe ufite ibibazo, wowe ufite intimba, wowe ufite umutima ukomeretse, ni wowe naziye. Jya imbere y'Imana yawe, uyisabe, uyisenge, uyibwire, irumva gusenga kwawe. Negereza gusoza rero ijambo ryawe nakuzaniye uyu munsi. Nagira ngo buri muntu wese unteze amatwi ufatire ijambo nk'iryawe, kuko Imana ntabwo ijya ikora ikintu icyo ari cyo cyose kubw'impanuka. Ibintu byose bibaho kubw'umuteguro w'Imana. Iri jambo Imana ni wowe yarigeneye. Ucitse intege, wihebye, urira, ubabaye, ukomeretse, Imana irashaka kukomora. Tunguka imbere yayo uciye bugufi, uyisenge, ntucike intege, nturambirwe, ntubivemo. Gusenga ni ubuzima, Imana iragusubiza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, mbwiye abantu bawe iri jambo wampaye. Waduhaye iri jambo riri mu gitabo cya Luka ibice 18, ritwigisha gusenga ntiducike intege, gusenga kugeza tubonye icyo dusaba. Ndasengera buri muntu wese wumvira ijambo, kugira ngo uwari ucitse intege, uwari wihebye, uwaraye arira, uremerewe mu mutima, afata umwanzuro wo kujya imbere yawe, kuko uri Imana yacu, uri umubyeyi wacu, uri papa wacu, wumva akababaro kacu, wumva amarira yacu. Wowe ntumeze nk'abantu batwumvira ubusa, wowe uri Imana kandi turi abana bawe, kuko ni wowe watwiremeye. Ndasengeye aba bantu bose bumva aya magambo, kugira ngo buri muntu wese afate umwanzuro, ajye imbere yawe, atunguke imbere yawe, akuzaniye icyifuzo cye, akuzaniye ikibazo cye cyamuraje ataryamye, cyamuraje adasinziriye, kimuteye guhagarika umutima. Ndamusengeye. Data, ndagusabye batunguka imbere yawe, nawe upfundure igipfunsi cyawe, uhaze kwifuza kw'imitima yabo. Data, urakoze kumvise gusenga kwacu, urakoze ko ushubijemo intege umuntu. Ndabigushimiye mu izina ry'umwana wawe Yesu dusabye, amen. Bene data, ufatire ijambo ribi ryawe, kandi nagira ngo niwumva ijambo ry'Imana ntukajye uryumva wenyine ngo uryihererane. Ushobora gukanda ako kazogera ubona kugira ngo rigere kuri buri muntu. Nshuti za Naweza TV, iri jambo ni iryawe n'abandi. Ushobora gusharinga, ushobora gukora like, kugira ngo igihe cyose ijambo rizavugirwa hano rijye riba ari iryawe. Urakoze rero, mbifurije amahoro y'Imana, mugubwe neza, mugume mu gusenga ntimucogore. Murakoze.